Filipo avanayo. Hari aho bari bavuye, hari naho bari kujya. bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo ndinde. Hagerageza kuganira nabo. Iyo uje ku materaniro ugahura n'umuntu ugiye mu kabari akakubaza ngo ugiye he, umusubiza iki? Kuki umuntu agusura ku cyumweru? Kuki umuntu agutelefona ku cyumweru? Kuki ku cyumweru ari we munsi usohokera? Kuki ku cyumweru ari we munsi ufata gahunda yo kujya kureba abantu badakwiye? Kweri sawa, uri muri ababazi wakuremye. Umuntu w'umudivantiste ku isabato ntabwo wamusura ngo akwakire. No, umudivantiste arakubwira ngo uzasure nyuma y'isabato, kuko ku isabato ni ikiruhuko cyo guha umwami wanjye agaciro. Kabarokore, kuki mutazi guhereza Yesu agaciro? Ku cyumweru ugahura n'umukobwa ari kuzerera mu muhanda adafite yajya n'iyava. Ku cyumweru nibwo ubona umuntu afasha abana be bagiye mu bintu bidafite iki umumaro. Ibyo bikore kwa gatandatu kuko utari umudive. Ku cyumweru gerageza ufata urugendo ubwira Imana ngo kuwa mbere sinapfuye, kuwa kabiri sinapfuye, kuwa gatatu sinapfuye, kuwa kane sinapfuye, kuwa gatanu sinapfuye, naje kuvuga ngo nabonye neza yawe. Nubwo utarabona bya bindi, ariko kuba ugihumeka uri umukandida w'icyari cyo cyose. Bwira muganza ngo ntabwo uri umukene wowe, mubwira ngo uri umukire. Ninde umuntu kubera kutagira uruganda? Ninde umuntu kubera kutagura indege wowe? Ninde umuntu kubera kutakubaka amavira? Uwiteka hari ubutunzi yashize ahantu harimo umwijima, yabubukiye nge nawe. Yesu yagukora ku maso ukamenya ikirere cyawe, mu gitondo ukaguraka. Ibintu birahinduka. Ramya Yesu, niwe nyiri umugisha. Ndababara cyane. Iteraniro rya mbere ntiwarijemo, irya kabiri ntiwarijemo, irya gatatu naryo ntaryujemo. Kandi iyo urwaye, sigaye mpamagara kugira ngo ku rusengero, njyewe ndi Yesu wawe, wahamagaye Yesu. Impamvu utazi guhamagara Yesu ukiri guhamagara abahanuzi bakwiba bagira gute? Nuko tukwigisha niwemere kwiga. Ugomba kumenya hagati yawe na Yesu nta muntu ugomba kuzamo. Sibyo rata tatine wanjye. Kuba urwaye ntivuze ko Yesu akwanga. Menya ko hagati yawe na Yesu ibi uburwayi ufite ntabwo buri nubwo guhesha Imana icyubahiro. Kwa waje mu kagare ntacyo bitwaye. Nibyo guhesha data iki icyubahiro. Kubera iki? Ibyo ndimo byose Yesu arabizi. Arabizi ko ukeneye umugati. Bibiliya yarambwiye ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi, ngo mbewe azabura gute kubiha ababimusaba? Ariko ntuzi no gusaba Imana. Oh my God, Imana ni iki kuri wewe? Uzi ko umuntu kwa niyo ndababara umuramye ku cyumweru, ariko ntacyo igihe uzakenera itorero tu natwe tuguseke twubwira ati cyangwa ko tutakubonye wabagahe. Umukristo ku cyumweru agasibira amateraniro kweri? Kandi ubwo nuzafa ngo tuzagushyingura. Simpari. Nta mukristo wakagombye gusiba iki amateraniro. Asifiwe Yesu. Ntabwo biryoshye ko ari njye bitangije, byaryoha bitese. Ariko ukuri kuzakomeza ari ukuri. Nzapfa mvuga ukuri, nta muririmbyi ahubwo gusubira amateraniro ryari ku cyumweru. Indi minsi ijya mu kazi. Iyo umuntu atabonetse mu masengesho nimugoroba ashobora kugira ngo utiyeshe ava mu kazi,
ashobora kugira izindi gahunda, ariko dimashi uri muri filime. Bazamugeza ngo niki cyakuruye, niki cyakuriye, niki? Mubwire ngo wafashwe ryari. Mubwire ngo ku cyumweru n'umunsi wo guha Imana icyubahiro, ku cyumweru. Mubwire ngo ku cyumweru jya wibuka kuza kuramya. Biravuga ngo mukumbure guterana, mukumbure amateraniro. Asifiwe Yesu. Ngaho komeza musore mwiza. Biragoye. Baramusubiza bati, nzayambibabwira. Baramusubiza bati, ubwo yaramaze kubabaza ngo abantu bagira ngo ndinde. Ego. Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, suko se bameze. abandi ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi. Nuko mama. Arababaza ati, Ego. ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Muroko, Yesu ninde? N'umuhanuzi Yeremiya. Ariko abarokore b'icyo gihe. Ega baramyi. Yamugaza ngo nawe uri umuramyi. Arababaza ngo iyo musubiye muri karitiye, iyo mutashye, usubiye gucuruza amakara, usubiye gucuruza ibirayi, kuwa mbere iyo ugiye mu kazi abantu bakakubaza, babwira ngo ndindi. Baze kwitanguranwa rero. Yewe ngaza mu kazi babwira kuri Yeremiya da, abandi babwira kuri Eliya. Ntabwo bazi Yesu. Ikibazo ufite kuba Imana itaraguha amasezerano, hawujuwe Yesu. Ntabwo uzi Yesu. Nicyo kibazo dufite mu itorero, nuko abantu batazi nde Yesu. Mubwire ngo Yesu baramwiga kandi baramumenye. Bimumbwirire. Mubwire ngo Yesu baramwiga. Mubwire ngo Yesu arigwa. Umushaka ngo mutima babwira ngo mugiye i Burayi. Ndaje mbikubwire ko ugiyeyo. Ariko niba nta passport ufite, niba nta passport ufite uzagarukira muri Kenya. Ni hari igarukira. Ariko niba ukeneye kujya hakurya y'i Burayi, shaka passport. Ntabwo Yesu azagushyira ku mugongo akujyana. Oya, hari amahame akujyana i Burayi. Tumenya amahame y'ubwami. Noneho ngo yongera abaza abigishwa, noneho rero iyo ndi kumwe namwe mwebwe ko mwarwaye ngabakiriza abana, ko cyagiye wari ugiye kuburana ngaseruka, ko cyagiye nakwishyura inzu baguhaye piriyave, ko cyagiye wari uri mu bitaro ngaza ngagukiza, ubundi wowe Munyarwanda Yesu yarokoye, Munyarwanda kuza aho tuvuye, Munyarwanda kuza iki gihugu aho kivuye, Yesu mubona ari gute? Wa munyeshuri wowe kuzi ko turokomera Yesu ayikwishyuriye. Wowe wa munyeshuri kuzi ko ari Yesu ari n'igihugu cyakwigishije. Abatarigishijwe na farije, bigishijwe na bande, bigishijwe wowe none kano kanya wibagiwe Yesu. Wewe umefanya makosa. Wowe kuba uhagaze muri uwo mwanya, igihugu cyabigizemo uruhari, Yesu yabigizemo uruhari. Aho wicaye naho uri ni Yesu wahakugejeje. Ubundi iyo umuntu akubaje ngo Yesu ninde umusubisike, ushyiraho agasigara, uzamura akabyeri, umva mwana ibyo bintu byanyu bya Yesu si bya bintu byanyu bya Yesu sha diplome mubonye niyitumye Yesu mubona nkaho nta gaciro afite. Rekeraho. Naho turi naho tugeze no kubera Imana. N'ubuzima ufite ni Yesu buguhaye, no kubuhari ni Yesu. Kuko usanga himbwa magana 250 izu yawe usigayirwamo ingumi gusa. Mukobwa we kuko nyine usigaye ushyiraho agafundo tukagufata ku cyumweru wa munsi ujya gusura bari abajama sha. Umva share kakubwire bya bintu bireke mwana, ugimaje gunyuramya Imana uyishimire. Bwire Yesu ngo ni wowe buzima. Bwire Yesu ngo kuba ndeba ni wowe, kuba ntarakora impanuka, kuba ntararwara sida, kuba ntararwara diabete, byose mbikesha wowe.
Yesu ngo arabaganiriza. Njya ngundi ikiganiro cya Yesu. Nuvuga ngo ibintu ndi kubabwira nimumbane ngiye pastor ni Yesu uri imbere yanyu. Arimo arababwira. Ko cyagihe wabuze mitiweli nkayitanga Yesu mubona gute? Ko cyagiye bari bakwirukanye mu nzu Yesu akahagera. Ninde muntu wibuka ukuntu Yesu yahageze abantu bamuvuyeho? Yesu mubona gute? Cyagihe uri muri koma Yesu agatakubwira ngo vamo ujye kumvuga. None warabyibagiwe. Dore ikibazo tugira mu buzima bwacu. Ureba Papa Eliya, umuntu uri hano ufite wamugiriye nabi na nubu ntaramwibagirwa, ariko wamugiriye neza yaramwibagiwe. Twibagirwa ikintu Yesu yakoze umuntu doko muri twebwe harimo niba ari satani, niba ari abadayimoni, niba ari kamere, muri twebwe harimo umuntu twibagiza ikimana akoze mu buzima bwacu. Niyo mpamvu umunyarwanda yaravuze ngo ugira amahirwe n'uwishyurwa ineza yagiriwe. Ugira ki? N'uwishyurwa, ariko ubundi umuntu iyo umugiriye nabi ntabyibagirwa, ariko umugiriye neza ahita abyibagirwa. Umusaraba wa Yesu ntukawibagirwe. Ngaho komeza Bibiliya. Reka dukomeze dusome twari tugeze kuri 29. Arabaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Kweli buretse gato cyane ko hariho nakabago hari aka nanjye reka ngubaze, ufite Bibiliya sida muzikuye hese? Reka da urabasunga rero mugende nta Bibiliya batagira menya hano mugiye. Nta mukobwa mwiza watwara Bibiliya, reka da. Nyamara ujya mu gasakoshi iki usanga mutunini two kuboneza kandi nta mugabo agira, ariko ntago ari mwebwe nabadukurikiranye na hamwebwe nta tunini mwagendana. Abadukurikiranye kuri YouTube ndabizi bariho, niwe usanga bafite udusakoshi uri mutunini nta mugabo agira, harimo arangiza urubyaro ariko kugira ngo atware Bibiliya asirimuke hakuze ka Bibiliya uzi umukobwa wambaye agapantaro ke n'agashati gashira agafondete asa neza afite ka Bibiliya ke, ugiye muko ngiye mu materaniro ngumbuye kuramya Imana. Oh mana we ugiye mu materaniro muko kugira mwiza se ukabugiye mu materaniro none se kuba mwiza bimbuza kujya kuramya wamaye ubwiza? Ninde wakubwiye ko abeza bajya mu kabari gusasa? Nigeze kujya kubwiriza ahantu ndambivuga, ngeze ku muryango nka kuri sanga umuprotokole w'umukobwa mwiza muremure ushokoje neza ufite makiyaje, my God sinjya mwibagirwa. Aranyakira karibu umukozi w'Imana, arantwaza ndabyemera kabisa. Ogira ngo muko umva uburanga ogira ngo buze guhesha Imana icyubahiro bujya hehe? Kimasoro. Umukobwa mwiza w'umunyarwandakazi akajya kubyina yambaye iki? Ubusa. Akora bingahe? 5000. Pole sana, uri murahomba. Yesu yaguha akazi utagiye mu Kimasoro. Yesu ni umugabo mwiza. Narivuze ngo Yesu ni umugabo mwiza. Yesu wita ku mfubyi, Yesu wita ku bapfakazi. Yesu ujya agasanga baraye baturoga nijoro, bamara kugenda bazi ko byakoze akabaca inyuma kaza akabikura akoresheje umuyaga. Uzi ko Yesu ajya turogora akoresheje iki? Akoreza umuyaga gapepewo. Bakagenda bavuga ati noneho nabyuka. Bajya kureba bagahura nawe ugiye ku isoko. Uyu munyagwa se ko yabyutse? No kubera Yesu we, no kubera Yesu.
kubera iki? Yesu arimo arakureba akabona ejo hari icyo uzamukorera. Ntabwo tuzapfa gupfa uko babitekereza. Oya, uri muri twebwe ntabwo apfa. Uri muri twebwe arashinganye. Uri muri twebwe azatugeza kure. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwiye. Kubera iki? Kuko imbaraga zayo ziri muri wewe. Iyo ufite imbaraga z'Imana urarindwa. Iyo ufite imbaraga z'Imana ntabwo uhungabana. Ndavugana nande ngo azamure haleluya. Ninde murokore haleluya. Impamvu tudapfa ni imbaraga za Yesu. Tujya twibuka umusaraba, tukibuka ibyo Yesu yakoze ku musaraba, tukavuga ngo Yesu warakoze, waduhaye ibyiringiro tutari dufite. Twari bande? Twari bande? Ariko Yesu yaduhaye agaciro. Urahari ngo tuvuge ngo amen? Kujya muri saro bikemera no kubera Yesu. Turagushimye Yesu. Muranyanze? Soma tugende. Arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati uri Kristo. Gira mugenza ngo uyu munsi Imana guhindure Petero. Mubwire ngo uyu munsi Imana guhishurire icyo Yesu ari cyo mu buzima bwawe. Ndagira ngo sengane nawe. Imana ifashe, Mwuka Wera afashe aguhishurire icyo Yesu ari cyo ku buzima bwawe. Petero warobye aho bidashoboka bigashoboka Yesu ahageze. Petero wavanye amazi mu bwato bikanga, yakangura Yesu umuyaga ugahita ucaceka, arahishurirwa. Ikikwibagiza Yesu ni ikihe? Uzi ko wabyaye Sezariyene. Ikikwibagiza Yesu ni ikihe? Uzi ko wagiye kugise bikanga Yesu akahagera. Ikikwibagiza Yesu ni ikihe? Uzi ko waryamye udahumeka wasenga ugahumeka. Ikikwibagiza Yesu ni ikihe? Uzi ko wari urwaye amavunja akayagukiza. Bura ko mwambaye ingweto tubwiye ngo mukuremo ingweto twakumirwa. Bamwe nta nzara mufite kubera iki? Mwarwaye amavunja. Bamwe mwararaga ku ibiti, abandi ku matafari, abandi mwararaga mu masyogororo, abandi mwabayeho mu buzima bw'ibijumba gusa. None kubera gasosi wibagiwe Yesu. Hayiwe, abandi mugezi Burayi mwibagiwe Yesu. Abandi kubera kubanya ubwene gihugu wibagiwe Yesu. Uribeshya, Iburayi si mu ijuru, haracyari hijuru, kandi iryo juru rirakorerwa, riraharanirwa. Jya wibuka aho wavuye, wibuka aho Yesu yakuvanye. Haleluya, haleluya. Ejo naganiye n'umuntu arambwira ngo ntabwo azi se. Hambwira amashuri yize ndumirwa. Arambwira ngo nigishijwe n'abapadiri. Muri pasiporo yanjye nta papa urimo. Yongeze ku kibuga cy'indege barambaza ngo ko nta papa we nsimuzi. Ubu hano hari abantu bari hano batazi base. None ku cyumweru sigaho ujya mu kabari ko azamura akaguru kukundi, zana skoro akimenamo, zana skoro kimenamo, hesha wesha. Cyo bintu wabiritse. Petero asubije amaso inyuma aravuga ngo nge ndi umuramyi. Byari byanze uhageze bireme. Aramubwira ngo ntabwo uri Eliya, ntabwo uri Yeremiya, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ahishurirwa uwo Yesu ari we. Ibibazo ufite ntibikwibagize Yesu. Kuba inzu itarishyurwa ntibikwibagize Yesu. Kuba menerivari y'umwana itaraboneka ntibikwibagize Yesu. Iyamuguhaye ifite nuko izabigenza. Nyemera sengane nawe ahari wari waribagiwe Yesu, kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye kuza ryongere rigusubizemo imbaraga. Ariko ku cyumweru ntukajye muri bya bindi, n'umunsi wo guterana. Asifiwe Yesu. Ngewe reka ngubwire, imbivuze nibwo abere mbivuze, umuntu udasenga ku cyumweru ndamutinya. Abyo mwari muzi ariko ndayibabwiye. Ntarwaye,
ntari kwa muganga ku cyumweru, ari muri Goodrich ari kureba filime. Ku cyumweru akajya gusura abantu. Mbita ngutinye niba utubaha Yesu. Niyo mpamvu nta muntu wakubaha pastori we atubaha Yesu. Ijame we nubaha Yesu ngo pastor ngo ramwubaha shingiye kukisa. Hari ganda w'umukobwa ku cyumweru agasha amaterana ari yagiye Yesu gusura umugenzi kana kataje guterana. Hari ahantu habaye anniversaire ku cyumweru niyo bagiye ati musu uzakora ubukwe nibwo uzamenya ko ndi hatari zaguca 400. Aromba tegeye musu uzakora ubukwe nzakubwira ngo done mwa pes, done mwa dolari ja zana amafaranga kubera ko ni service ngiye kuguhereza kuko nta bukristo bukorimo. Gute ku cyumweru usiba amateraniro? Ku cyumweru Sunday dimanche, my God, wagiye ngo gusura abantu wabasuye utashe sinibukene gusurana wabasuye se kwa gatandatu ese bakangubaza gutumana gusura ku cyumweru afite abazimu umaze kwikarabira umaze gutera agapasi ngo arangwa ndikuza nji wawe kumarikizi ngo nje kugusura uzansura undi munsi bamugaza ngo ntukongere kubikora we wembe bwiye bimubwire di kutayimubwiye wowe ko ifashe gutya bimubwire mubwire ngo ntukongere kubikora ni icyaha. Ntago bimubwiye ndongera mbigusubiza bimubwiye mubwire ngo ku cyumweru ntukakira umushitsi. Ku cyumweru ntukakira umushitsi. N'ubukwe bwa ku cyumweru bureke. Ku cyumweru n'umunsi wawe niki? N'umunsi wawe niki? Ku cyumuntu akubuza umunsi wawe n'Imana aragukunze kweli? Sawa byashizeyo mahagurike dusenge. Ni impuguro narifite zo kubabwira kuko ndababaye. Yebo ndabona ukuntu abantu bari kugenda mu murimo w'Imana. Sawa reka twisengere. Reka twisengere. Nako ngaka kose nagura ari mwigisha nubwo mba ndibikore byose. Twisengere. Zamura ibiganza. Mubwire ngo ku cyumweru uterane, ku cyumweru uterane. Hari umuntu wanyumvise? Haba harimo umuntu umwe basunyumvise? Yaba hagije. Bosi wawe ntabwo upanga akazi ku cyumweru kuko utitegeka. Genda ugakora. Kampani yawe nikubwira ngo ku cyumweru uzajya kuri teri emera ugende. Ariko wowe niba ku cyumweru nta kazi ufite wijya muri anniversaire, wijya muri party, wijya mu bindi bintu jya kuramya Imana no guhimbaza iki Imana. Ko ari uzabyifuza ubibure. Kandi itorero nurikeneraho service irikanga kuyigukorera utishyuye ntuzazana amatiku nuko utari umukristo. Zamura ibiganza uvango mwami Yesu mbabarira aho ntakoze ibyo usaba. Nakusabye ibyo ngewe shaka ariko nibagirwa wewe ibyo usaba. Ariko fasha icyemezo cyo gukora ibyo umbwira kugira ngo mbashe kuba umwana mu rugo. Umwana utumvira ababyeyi agira umuvumo, ariko umwana wumvira ababyeyi ni umunyamugisha. Mpereza kumvira guhera uyu munsi mu izina